twongeye kubaha ikaze kuri Akumunsi YouTube channel, aho tugiye kubagezaho video za buri munsi zerekana akazi gahari. Abantu benshi bagiye badusaba ibijyanye n'akazi, ariko twabura umwanya wo kubibagezaho. Ubu rero tugiye kuba tubagezaho buri munsi. Reka turebe rero akazi gahari kuri uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 2025. Turebere hamwe akazi gashobora kuba kari ku isoko. Reka duhere muri Mount Kigali University, aho bari kutubwira yuko hari imirimo itandukanye mu ishuri ry'uburezi n'ubuzima. Imyanya rero hari imyanya itandukanye y'iciciro cya academic ndetse na non academic. No kuvuga ngo imyanya iri academic ni imyanya ijyanye no kwigisha, hakazamo n'indi myanya poste zigiye zitandukanye bitajyanye no kwigisha. Hanyuma rero mu ishuri ry'uburezi bwaho bakeneye abarimu babiri bagomba kwigisha geography, history na English. Hanyuma mu ishuri ry'ikiciro cy'ubuzima health science bagakenera abarimu babiri naho bazigisha ibijyanye na public health. Yes, ibi rero nibyo tugire kureba. Harimo ibijyanye na dental therapy, dental technology, ndetse n'abakozi bagomba gukora muri laboratoire. Reka tunyarukire rero kuri website ya Mount Kigali University, turebe neza ibijyanye n'iyi myanya iri ku isoko. Nk'uko muri kubibona rero, Mount Kigali University invites applicants for the following academic and non-academic role to join our diverse team in the following field. The ideal candidate must have excellent communication and interpersonal skills with the ability to engage diverse audience. Nuko muri kubibona rero muri School of Education murabona yuko bakeneye abarimu babiri bagomba kwigisha geography. Hanyuma rero kugira ngo bashe kuba wakwapplyinga kuri uyu mwanya no kuba ufite masters degree muri geography ndetse akiyongera n'ikijyanye na education. Bakeneye rero abantu babiri. Hanyuma kugira ngo ubashe kwemererwa kuba wakwapplyinga kuri uyu mwanya, icyo nicyo twita za key responsibilities. Harimo teaching the allocated workload per semester session, hakazamo supervising students research activities and guiding teaching practice, hakazamo encouraging reflective learning and development of competencies such as critical thinking, problem solving and lifelong learning. Hakazamo promoting metacognitive strategy to enhance teaching and learning process. Hakazamo fostering connection between education and technology. Hanyuma rero nkuko nababwiye bakina abarimu babiri bagomba kwigisha history cyangwa se bagomba kwigisha amateka. Muri abo rero nabo birasaba kuba afite byibuze bachelor degree of education in history education. Murabona ko bakina abantu babiri. Yes, qualification masters in history education, responsibilities kimwe na biriya byo hejuru. Hanyuma rero hakaza kundi mwanya wa gatatu bachelor degree, bachelor of education English education. Ubwo n'abazigisha muri la program ya bachelor, naho bakina abantu babiri mu bijyanye no kwigisha English. Rero uri qualified agomba kuba afite PhD muri literature in English education, English, ibintu nk'ibyo. Hanyuma tujya muri School of Health Sciences, aho bakeneyeho abantu lecturer in public health, bakeneyeho babiri. Hanyuma nabo nukuba bafite PhD. Hanyuma rero ukeneye amakuru arambuye kuri iyi myanya ntabwo turaza kwitindaho. Hari naho bakeneye assistant lecturer in dental therapy, naho bakeneye abantu babiri kuba ufite masters degree in dental therapy, birahagije cyane. Hanyuma ukaba washa kuba wakwapplyinga. Bakeneye na assistant lecturer in dental technology, naho agomba kuba afite masters. Hanyuma rero muri School of Health Science naho bakeneye lecturer muri public health, bakeneye abantu babiri bafite kategori ya PhD muri public health. Yes, hakaza assistant lecturer in dental therapy, hakaza assistant lecturer ndimo murabibona. Hanyuma iyi myanya yose hakaza assistant lecturer in medical laboratory sciences, bose n'aba bafite masters degree. Hanyuma ukaba wakubasha kuba wakwapplyinga unyuze kuri Mount Kigali University. Hanyuma rero reka tugaruke gato twongere turebe indi myanya ihari. Bibutse hano ushobora gusura website ya Mount Kigali ugahita ushaka kari akazi ukaba wahita ukora application. Tugarutse gato rero twirebere akandi kazi gashobora kuba gahari, dushobora gushakira ahantu hagiye hatandukanye. Hari imyanya yagiye ishyizwaho yashyizwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8, ariko murumva iracyari update. Hari umwanya wa senior system administrator muri AB Rwanda,
nawe washyizeho ku itariki 8. Hakaza umwanya wa monitoring evaluation advisor muri Hope International washyizwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8. Deadline azaba ari kuri 31. Murumva ko hakiri igihe cyo kuba wakora application. Hakaza administration officer muri finance HR. Yes, murabona umwanya wagiye ku isoko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8. Hakaza position ya HR operation officer ndetse na junior data analyst muri Chivo Choice. Ni itangazo ryashyizwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8. Hakaza project event coordinator Marshaiki Africa Film Festival nayo yashyizwe ku itariki 6. Hakaza na director of study muri direct aid. Deadline yahangaha yo ndateka yarageze. Hanyuma rero uri gushaka imyanya yose uraza usure website ya Job Web Rwanda. Aha ni urasanga imirimo yose. Reka duterere akajisho muri Job Webs Rwanda turebe uko byifashe, turebe iriya myanya ihari koko. Murabona yuko haba harimo imyanya myinshi. Hari imyanya ijyanye na Financial and Administration Manager muri Ate Africa School of Governance Foundation. Hakaza umwanya wa Monitoring Evaluation and Learning Officer at Africa School of Governance Foundation. Hakaza Executive Secretary at Africa School of Governance Accountant Partnership and Legal Management at Africa. Hakaza Freight and Administration muri World Division Coordinator muri World Division Freight and Administration Coordinator. Hakaza Secretary Officer at Copcom Cooperative. Iyi ngiyi deadline isa nkaho zose zirimo kurangira, ariko icyo twabashishikariza no kugira ngo byibuze mubashe kuba mwakora application. Reka turebe neza kuri uyu mwanya wa TV camera operator, turebe ibyo basaba, hanyuma natwe tubashe kuba twajya gukora application. Icyo tubabwire tuzatubageza akazi karyoshye ka buri munsi. Yes, kuri uyu mwanya rero wa cooperative recruit high motivated camera operator, hanyuma method application ni hard copy ushobora kujyana hariya kuri Copcom Cooperative Office iri located muri Gasave hari i Kigali mu mudugudu wa Gasave, ni mu murenge wa Gisozi, cyangwa se ukaba wakorera soft copy kuri info@copcom.com. Deadline, yes, deadline uyu munsi rwose 11 hago ziragera zacyabura amasaha, hanyuma ukaba wakora application. Yes, akarere n'akazi gahari uyu munsi ndetse gashobora kuba kanarangira n'uyu munsi. Reka dukomeze rero turebe akandi kazi dushobora kuba twabona. Job in Rwanda naho ugiyeyo ushobora gusangayo hariho umwanya wa CEO Director the System Information Mutangwa Finance. Ukaba wabona kandi kazi kagena Regional Grant Manager World Conservation Society. Hanyuma muri World Division hariho imyanya igera kuri 5 y'ingenzi kandi deadline ni ku itariki 24. Hariho umwanya wa Grant Finance and Compliance Manager, kaza umwanya wa Resource Development Local Fundraising Specialist, akaza umwanya wa Health and Wash Program Coordinator, kaza Monitoring Evaluation Research Learning, rero hakaza umwanya wa Wash Nutrition. Imyanya rero ugiye kuri mucuruzi ushobora guhita uyibona. Mu Rwanda Air naho harimo imirimo imyanya 7 itandukanye, imyanya 7, deadline yayo ni ku itariki 17. Imyanya irimo rero muri Rwanda Air harimo Flight Dispatcher, Flight Flower, Executive Assistant, Equipment Operator, People Performance Specialist na Bus Driver. Ahanga buri wese ufite AD A0 ashobora kwibonamo. Hakaza imyanya muri RBC, deadline isa nkaho yarangiye, iyi ntago ndi buyitindeho cyane. Yes, hanyuma kaza isuzuma ryose ku myanya bikenewe. Mu kuvuga ngo Mount Kigali, muri Mount Kigali University hari academic laboratory, imyanya twayibonye. Mutangwa Finance deadline twita 17. Rwanda Air and Aviation 17/8. Hanyuma World Division imyanya 5, deadline twita 24. Hanyuma rero mukajya mushobora gusura ibiriya bigo kugira ngo mubashe kuba mwabona imyanya. Irera kari imyanya y'akazi ihari ku munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8. Ejo kwa gatandatu tuzabagezaho andi job za internship, ibindi byose bigezweho bizaba biri ku isoko. Icyo tugusaba no gukomeza gukora subscribe, gusangiza video zacu, ubundi tukomeze twane umunsi ku wundi. Ubu twaje video ni buri munsi, buri gitondo tukaza tubagezaho video uko ukeye. Ciao.